urakaza neza muri gereza ya mbere mbi Kwisi. Tekereza nawe ahantu umuntu yinjira atazongera gusohoka ukundi. Nanone ni gereza ifungiyemo amabanda atandukanye yagiye akora ibyaha by'ubwicanyi biteye ubwoba, aho bamwe muri abo ngabo baba barisha abantu bagera ku 150, umuntu umwe wenyine. Reka kuri musugaruke kuri gereza ya mbere mbi Kwisi iherereye muri Amerika y'Amajyepfo mu gihugu cya El Salvador. Ni gereza ya Cecot. Iyi gereza niyo gereza ya mbere iri ku isi mbi, aho umuntu yifungiwemo cyangwa yinjiyemo abatakaje icyizere cyo kuzongera kubaho ukundi. Gusa nanone ni gereza yubatswe neza kuruta izindi gereza zose zitandukanye ziri ku isi. Kuri uyu munsi rero tugiye kwinjira muri iyi gereza, tumwe byinshi kubera muri iyi gereza, uburyo cy'ubuzima bw'abayirimo baba bari mu kaga. Umuntu wese winjiye muri iyi gereza aba azi neza ko agiye gukatirwa igihano kiri hagati y'imyaka 100 ndetse n'imyaka 150. Gusohokamo byo urumva ko ari ibintu bitakunda. Cecot ni zimwe muri gereza zitinyitse cyane ku isi, gusa nanone nimwe muri gereza zishobora kuba zatuma isi yose igira amahoro. Hari ifi nziza iryoshye, hari ahantu nzi ugira ugatuza mu bwiza bwihariye, hari amahumbezi atagira ukwasa, aho nta handi ni Amazing Beach. Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu. Amazing Beach si akabari gusa, ahubwo ni isura nshya y'ibihe byiza n'ubuzima bushya ku bantu bazi kwinezeza. Ifi yaho iyi ni umwihariko, ni ifi ikiri fresh ivuye mu Kivu, yokejwe mu buryo bugezweho, yuzuyemo intungamubiri zubaka umubiri. Icyanga cyayo cyo ni ntagereranywa. Iyi niyo mpano ukwiriye, akabari gatuje gafite ibinyobwa byose, byaba iby'iwacu cyangwa iby'ahandi, ibisembuye n'ibidasembuye. Turakwakirana urugwiro. Waba wifuza kuruhukira ahantu heza kure y'urusaku na stress by'umujyi, amacumbi ya Amazing Beach ni igisubizo. Ahatunganye hisanzuye, hateguwe mu buryo bujyanye n'ibyifuzo bya buri mushitsi. Aha niho iminsi ivamo ibihe bikavamo inkuru. Amazing Beach iri ni isanzure rigenewe inshuti n'umuryango, uganira nabo ukunda mu busitani buherereye hafi y'amazi, utamira ifi witurije. Dusange i Rubavu hafi y'Amashyuza, ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Duhamagare kuri 0785 30 46 58 cyangwa kuri 0788 98 Amazing Beach ni ahantu hatuma wibagirwa isi, ukibuka ko ubuzima bwiza bushoboka. Iterabwoba bikomeje kwiyongera mu gihugu cya El Salvador. Iki gihugu cyahisemo kubaka gereza mbi ya mbere ku isi mu mezi 16 gusa. Iki gihugu kandi cyabonye ko Cecot ariyo gereza yonyine ishobora kuba yabafasha gukemura ibibazo ndetse n'ibibazo bitandukanye byabaga muri iki gihugu. Iyi gereza kandi yafungiye abantu benshi bagize bikomeye cyane mu kwica abantu batandukanye, abantu bisha abantu benshi ku isi, bashaka kuba barisha abantu bari hagati y'abantu 50 ndetse n'abantu 100. Benshi mu bafungiye muri gereza n'abari bagize umutwe ukomeye cyane ku isi. MS-13 ni umutwe warangwaga n'ibikorwa byo gucuruza ibiyobyabwenge, ubwicanyi bwa hato na hato, aho wasangaga baricaga abantu nta n'ikintu na kimwe kibi gishobora kuba cyabakorewe. Cecot ni indiri nziza yo gushyiramo imitwe y'abihebye ndetse yewe no gushyiramo abantu batekereza neza ko aribo bayoboye isi yose muri rusange. Iyo uvuze Cecot nunanirwa kuvuga ibikorwa by'ubwicanyi bubi bukorerwa muri iyi gereza, ndetse binavugwe neza ko muri iyi gereza imiryango yabo bitagomba kubabona. Ni gereza yubatse mu buryo buteye ubwoba. Ni gereza kandi yubatswe mu biri hegitari zigera muri 441. Birumvikana ko yubatswe ku butaka bunini cyane. Ikindi kintu gitunguranye cyane muri iyi gereza nuko kuyinjiramo bisobanuye ko utazongera kubonana n'umuryango wawe, abo muvukana, inshuti zawe ndetse n'abavandimwe. Abarinda kandi muri iyi gereza bagomba kuba bipfutse mu maso, bambaye udupfukamunwa, bitewe n'uko ngo baba bari gutinya kumenyekana, bityo bajya hanze bakagirirwa nabi. N'abandi basigaye bari bageze iyi mitwe y'iterabwoba itandukanye ibiri kuba muri iyi gereza. Aba bavuga neza ko uburinzi baba bagomba guhabwa ari uburinzi bukomeye kandi uburinzi budasanzwe. Abafungiye muri gereza kandi nabo batekereza neza ko kuzasohoka hanze, kongera guhura n'imiryango yabo ndetse n'abandi bantu batandukanye, biba bisa nk'aho ari inzozi kuri bo. Kuba iyi gereza yakubaka umwaka 2022 kugeza mu magingo anga mwaka 2026 nta n'umwe urayisohokamo. Benshi bayipfiramo kandi abandi bavuga neza ko ukigera muri iyi gereza babona ko uri umunyabyaha ruharwa n'ubundi kuba utazongera guhura na famiye yawe. Benshi mu bashinzwe umutekano wo muri gereza bashobora kukwiyicira ubwabo, maze bikazarangira wowe ubwawe utamenya ibigendanye n'ubuzima bwawe. Mu kuburana nabwo baburanira online kuri Zoom.
ntawemerewe kujya mu rukiko ngo ahure n'umucamanza. Muri gereza kandi bitewe n'uko bafungirwamo ari abanyabyaha ruharwa, nta n'umwe uba wemerewe kuba yajya gushaka umuburanira. Ni gereza iteye ubwoba kuko we turi kubivuga ukumva ko ari gereza yoroheje. Cecot yubatswe mu mwaka wa 2022 mu gihugu cya El Salvador. Yari imaze imyaka myinshi mu kavuyo k'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi butandukanye mu buryo bugiye buteye ubwoba. Iyi gereza rero ni gereza yubatswe mu gihugu gifite abaturage cyane, kuko kino gihugu cya El Salvador gifite hagati y'abaturage miliyoni 6 ndetse na miliyoni 10. Ariko umunsi ku munsi bwije no ko bukeye baje kuyubaka nyuma y'uko abarenze 70,000 bose bafashwe ari abagambanyi ndetse bakoresha ibiyobyabwenge, maze leta y'iki gihugu ihitamo kubaka gereza ya Cecot kugira ngo ibindiri y'abagizi ba nabi n'abandi bantu batifuza Salvador ihinduka igihugu cyiza. Cecot rero si gereza isanzwe, igizwe n'inyubako 8 zikikije ndetse yewe zifite ubuso bwa hegitari 410. Inyubako ebyiri z'imbere zizengurutswe n'inkuta z'amashanyarazi. Birumvikana neza ko kuzava muri Cecot ibyo ni ikintu kidashoboka. Si byo gusa rero, buri nkuta z'amashanyarazi zikikije urukuta ruzengurutse gereza zifite voti z'1,500. Kugerageza gutoroka no gushyira ubuzima bwawe mu kaga, kuko niyo winjiye muri gereza ya Cecot telefone ntigishobora gukoreshwa, ahubwo mu birometero 2 utaragera kuri iyi gereza telefone yawe itangira kubura network. Birumvikana ko abari muri iyi gereza ntibabona uko bavugana n'imiryango yabo n'abandi bagambanyi batandukanye, bityo ngingi bikaba byari kimwe mu bintu bikomeye cyane biba muri iyi gereza. Abantu bategurwa ku buryo buciriritse kandi mu buryo budasanzwe. Kwinjira muri Cecot ni urugendo rutoroshye. Imiyoborere yose ishobora kuba yahagaze cyangwa telefone yahagaze nk'uko twabikubwiye. Kwinjiramo kandi waba uri umunyamakuru cyangwa abandi bantu baba bagomba kugushaka bakoresheje icyo bita X-rays kugira ngo babone neza ko nta tundi tuntu winjije muri iyi gereza dushobora kuba twafasha abafungiye muri iyi gereza. Uyu munyabyaha afashwe ahita atandukanwa burundu n'umuryango we. Gusurwa byo ni ibintu byibagirwa mu buzima bwe bwa buri munsi. Nta telefone, nta baruwa, nta kumenya niba umuryango wawe ukiriho. Abangaba basa nk'aho bagiye kwa Kwisi yabo burundu. Benshi mu bafungiye muri gereza bamaze kwiyakira neza ko batazigira basohoka ukundi. Bavuga neza ko bitegerereje urupfu, kuko n'ubundi ngo gusohoka ari ikintu kitazakunda. Kwinjira muri gereza kandi ni ikimenyetso cyiza kigaragaza neza ko wowe ubwawe winaniwe kwitekerezaho ndetse ushaka gukora ibishoboka byose kugira ngo wirinde. Abarara muri iyi gereza ubwabo barara ahantu hatandukanye kandi habi cyane, ku buryo cyungu kubaho neza kiba ari bisa nk'aho ari inzozi muri iyi gereza. Ikindi kintu kandi gitandukanye cyo muri gereza, ubwiherero ni bumwe. Banera cyangwa bajya mu bwiherero mu masaha amwe. Nta muntu usiga undi iyo bagiye kuri toilette cyangwa no gukora ibindi bikorwa bitandukanye. Benshi mu bafungiye muri gereza bavuga neza ko bahuye n'ihungabana rikomeye, aho usanga muri bo bavuga neza ko ariho hantu habi honyine bigeze guhura nabo mu buzima bwabo. Iyi gereza rero ya Cecot ni gereza iri kuvuga neza ko Perezida Donald Trump agiye kuzajya yoherezamo abanyamerika batandukanye badafite ubwenegihugu bwa Amerika. Ari nayo mpamvu Nayib Bukele, perezida w'iki gihugu cya El Salvador, avuga neza ko afitanye umubano udasanzwe na Perezida Donald Trump. Kuba muri gereza ya Cecot ni ukwinjira mu rupfu rushyashya, kandi kuyinjiramo ni ukwinjira muri gereza zishobora kuba zizatuma wowe n'ubuzima bwawe butandukana. Gereza ya Cecot niho hantu habi honyine hari ku isi, bitewe n'uko kuhinjira biba bihuye no kubura ubuzima bwawe burundu. Kandi kwinjira muri Cecot ari ikimenyetso kigaragaza neza ko wowe ubwawe utazongera kubaho mu isi y'abantu basanzwe. Kuzasohokamo bwo ngo bisa nk'aho ari inzozi, yaba kuri wowe ndetse n'umuryango wawe. Benshi rero bavuga neza ko nubwo muri gereza afungiyemo bavuga ko ari abagizi ba nabi, gusa hari n'abandi bafungiyemo batigeze bagira uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi, bityo ngo bakaba biri kuvugwa neza ko hari abafungiyemo bashobora kuba ari inzirakarengane. Ngibyo rero leta ya El Salvador ivuga neza ko ntaho bihuriye kufungiye muri gereza wese akekwaho ibikorwa by'ubwicanyi no gucuruza urumogi ndetse na za kokayine zitandukanye. Ibi ngibi kandi bigahuriramo n'ubwicanyi bukomeye bwo kwica hagati y'abantu 10 kugeza ku bantu 100. Mwakoze cyane kubana nanjye aho twinjiraga muri gereza ikomeye cyane kandi mbi ku isi ya Cecot. Reka tuzane mu biganiro by'ubutaha. Stay safe, be blessed, we love you so much, kandi mari kumeze kubandindira ibihe byiza.